buri biye control byanze bikunze na butembe izavamo cyo ntazi ni Beni nyishidikanyaho Beni iri ku nyungu za Uganda cyane kandi zinyeshyamba ziko zajya guhangana n'inyungu za Uganda ariko Ruberi zavamo kuko Rubero nirimo butembo vara ameze nka ntaryamira herekeza Habyarimana intuze bahana nari ifuti urumva ninda ndifiti Habyarimana hari ifuti ntaryamira barasibwa mu ndege shara tutaturaza neza tubwira ko ubunani dushobora kuzabura batangira ko 26 Uvira yaravuyemo Noheri kamanyera ngo kumurira ari umuriro bwana Mashari ariko natirari nakubwiye ko umuntu urasatirari cyane aba ari umunyabwoba ariko natwe twemeranye ko Uvira itananiye mu 23 ntabwo wafata goma na Bukavu n'ahandi harakuye ngo nanibwe Uvira erega nkuwa kandi kantu kanyuma bose ko badakuramo mu 23 nimbabazi bayifitiye nuko ibirusha imbaraga erega nubwo tuvugana mu 23 birusha kwa advancing ubwo nibagera mu Burundi batite muyigere shatu yisubiza babakurikira batimburireyo FDDSR itangire guhura n'umwoto remo fata Uvira sha nakwe turi mu Kirundo Kigali sikure nuko bizagenda bagabo ngaho tuzarebe umuya kutumba ahungiye Burundi umufaresi warokotse Uvira ahungiye Burundi ahakoze inkambi sibyo agiye muri politike ya muyigere Uvira tuyisubize atangiye kubarasira Burundi atangiye kubagaba bitaraturutse bagiye buta ninde watangije action ngo bigoye aho ibyo bintu bizashuka ibyo bintu bizashuka Barundi babirware ngo bari souveraine byakurenga urimo gukinisha nta cyafite cyo guhomba ahubwo wowe wagombye kurinda ibyawe nabikuye kuva kare ko Burundi bufite prerogative yo kurinda valeri yabwo kurusha inyeshyamba zitagira umuntu numwe ushobora kuzibwira ngo ibi nibi giye mbona iriziki cyangwa ikintu kimeze nka optimism yabiriya bintu cyari gifitwe na Perezida Kagame na Trump kurusha umuntu wese Trump yagomba gupfukamira abantu urumva kuko azikina bashakaho na Perezida Kagame yabisubiyemo ko kuza muri ndo diro n'ubwende bwe ntawayimusabye urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 biri guterwa bikomeje guhahamura benshi muri Ruvungi yego video ziri kugaragara zicicikana ndetse aho mbona Ruvungi kabisa ushaka utayibonye nta mwanya Ruvungi zaraswa Sanje izaraswa Ruberizi zaraswa Kiriba izaraswa kuko nubwo hari muturi dusanzwe dutoya iyo ni imirongo igiye ikurikira Rusizi hakurya ni cya Rugombo urumva kuko habici bitoki bibiri icya Bujumbura ni cya Rugombo ariko ibyo by'ibitoki byombi bigiye bikurikiye Plane ya Rusizi ya Plane ya Rusizi ifite n'umuhanda wa gatanu nimero 5 ugiye yikurikiye M23 negera Ruvungi mu cya Rugombo bazayirasirayo bari hakurya nigera Sanje mu kiki bazayirasa nigera Uvira abari muri Bujumbura bazayirasa urumva yego nitangire bitegure igitwara ibikombora igitwara no mwisaho utundi two kubahereza nabo kuko bo yarakano nshaka kuvuga ariko ntaje ugira ngo mvuze nabi buriya na nyina ndabyara umuhungu Uburundi burumva ko bufite ni igihugu yego aho burasa ne munyeshyamba kandi bufite icyo bwiyegamije ko nubwo burasa muri icyo gihugu n'abakopera n'icyo gihugu barasamo icyo bagishingiyeho sikongera budushije ko twayirasiye ku butaka kandi turwana nayo ndongo birabaha imbaraga yego ariko bure mu 23 bakubira 770 nibo bazamenya ko nta ukinisha umuriro asakaje ibyatsi inyeshyamba sandre mana unyura ko ntekereza kunyeshyamba urumeza rukaza inyeshyamba za gukorera agatendo ku buryo uza nabana nabuzukura bazabyumva Makenga buriya Makenga azatanga oda nk'abarundi bicuza ikintu cyatumye barasa ku ngaboze kandi wowe sinakeye uzayibona abarundi baretse kurasagura turuntu tukibarimo ese ko bashaka kwigira umukatolika kurusha papa kuki abarundi bashaka kwibonekeza muri intambara kurusha Kisekedi berekiza avuga ati mwe muri kure buriya abarundi sinzi ikintu sene zifite mu mutwe niba ari bivumvuri n'iki n'iki ariko bazabihanduramo umugabo witwa Marshal ati ubunani bushobora kuba Uvira yavuga na Noheri abandi bati
njya nsoma komenti atari ko Marshal udashaka ubwo naba ni ibitekerezo byabo not me Noheli kuko Marshal nagakunda akantu ko gushima nabonye bamwe bati Noheli. Marshal rwose turaza neza ati yaba ari inkuru nziza ugiye kutubwira ko dushobora kurya umwaka se Uvira yavuye Noheli niyo yakure ndabizi ko utagisoma ibitekerezo ndavuga ubwiwawe ntago mbona umwanya bamwe bati Marshal turaza neza utubwira ko ubunani dushobora kuzaburira Noheli. batangira mu 2026 Uvira yaravuyemo Noheli are you sure ngende sho ntabwo bivuga nkaho ushobora kuba hari amakuru ufite kandi wowe ibintu byinshi uvuga ndafite ndabizi ko ushobora kuba hari amasoko ndafite ahubwo hagaragara ko bano bantu bashobora kuba baretinze bagomba kuba barayifashe mbere barakubise icyuma gishyushye kikanahora buriya bibaho buriya iyo ukora icyo bita business plan kandi ntambara nayo igira operational plan muri business plan utegura umushinga ibyo bita constraint cyangwa contraint buriya afite contraint ikintu cy'iki challenge cyabuje kujya Uvira ariko nako twemeranye ko Uvira itananiye mu 23 ntabwo wafata goma na Bukavu n'ahandi hari kubenguna nibwo Uvira ubyiyongoza gutyo ibyo biramureba sibyo naho warasirahe hose Uvira izavamo iki ni igihe cyayi kavamo umutekano na Butembe izavamo kuko izino nyeshyamba zigomba kugira Kivu zombi zose mu buryo buri biye control byanze bikunze na Butembe izavamo icyo ntazi ni Beni nyishidikanyaho Beni iri ku nyungu za Uganda cyane kandi zinyeshyamba ziko zajya guhangana n'inyungu za Uganda ariko Rubero izavamo kuko Rubero nirimo Butembo na Rubero centre Uvira izavamo urumva yego Uvira izavamo nta n'igihe gihari igomba kuva muri sibyo barimo nibiki ugira ngo se barimo gukinishanya awapi niba utabirivinga ko Uvira izavamo uko nta kibazo birivinga ibyo muri Tshisekedi ngo bazakuramo Bukavu kuko inyota afitiye Bukavu muri ya side barimo kurwaniramo nayo M23 ifitiye Uvira none ndimo kupima imbaraga ko uwabasha kunesha undi amwigize imbere amukaba ninde ntabonye M23 ikabareta iyo se na algoritme wumva icyo gishushanyo umva kigoye oya ntabwo kigoye Uvira izavamo irimo iki se muri cyayibuza kuvamo nta kintu kibereye izavamo erega nkuwa kandi kanyuma bose ko badakuramo M23 n'imbabazi bayifitiye nuko ibirusha imbaraga erega nubwo tuvugana M23 birusha kwa advancing kuko nta na santimetero bari badvancinga kuri M23 umuntu ushaka kumenya intambara ya M23 kamanyera ngo kumurira ari umuriro bwana Marshal ariko natirari nakubwiye ko umuntu urasatirari cyane aba ari umunyabwoba iyo urwana ujya kuri infantry ukata ku muntu isasu kuri ndi mugahatana indege atirari ni ikimenyetso cy'ubwoba ku rugamba Air Force igeze ifata ahanira akaba urabona abantu bakabara indege wowe ubwawe ko we civilian urabona hano ingabo zo mu kirere indege zifata umujyi zikavuga ati turawufashe nukubusenya nukuwangiza sibyo se ariko bihorere bazaraswa se ko ari byo bazabona ngo ya kutumba bari abazabomonganira mu Burundi ejo bundi mu nkambi z'impunzi bari rukansa bamwe niba tabafata mpiri basakuza bari aho ngaho yewewe ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo nibagera mu Burundi bati muyigere shatu yisubize babakurikira batimburireyo FDDC itangire guhura n'umwoto remo fata Uvirasha nakwe turi mu Kirundo Kigali sikure nuko bizagenda bagabo ngaho tuzarebe burya amagambo abantu bavugana ni menshi ariko ibikorwa bikaba bikeya urakoze cyane ari ikintu uvuze ndabona nyirukanye nigire ugushimire ndabizi rwose umeze neza wagatima kameze gutya oya nigire ugusezere ndagiye goodbye ngiye gusoza iminota iyi ntagirenga nicyo kibazo cyanyuma ingahe rekana kuri kamera 2 nicyo gitsorezaho Marshal hari akantu uvuze ni nako nshaka kukubazaho ati bakabakurikira mu Burundi bakabasangayo nese icyo gihe niba bakurikira mu Burundi ko numva bizaba bihindutse maze rero nabo ngo muri aba moderateur ngo mubariza abaturage mugashaka kubaza n'ibintu nange musanzwe mwumva ntabwo muri psychology ntabwo ureba kuri reaction ureba kuri action ni iyihe umuya kutumba aho ngiye Burundi umufarese warokotse Uvira ahongiye Burundi ahakoze inkambi sibyo agiye muri politike ya mwigere Uvira tuyisubize atangiye kubarasira Burundi atangiye kubagaba bitara turutse baragiye guta ninde watangije action ni wa mu FRDC nese kuki twahera inkuru kuri reaction wagiye Burundi nuko ntago twari inkuru kuri reaction ariko nawe ujye uvuga impamvu nkavuze Marshal ko bigoye ko mama kugira gatatu ntago bigoye ahubwo ibyo bintu bizashuka Barundi babirware ngo bari souveraine iyo ndwara rero urumva
iyo narcissism urumva kwigira narcissism ku ngufu bizabarangiza kuko barikanga ko bafite leta ni leta yicaye Washington ni leta ijya muri UN Security Council yagabwa igitero n'isasu rimwe gahita ihamagaza inteko urumva icyo cyose kuvuga ariko ibyo ngibyo isi ntago ari kugikora uyu munsi byakurenga urimo gukinisha ntacyo afite cyo guhomba ahubwo wowe wagombye kurinda ibyawe nabikuye kuva kare ko Burundi bufite prerogative yo kurinda valeur yabwo kurusha inyeshyamba zitagira umuntu n'umwe ushobora kuzibwira ngo ibi nibi imyitwarire ya Neva wayibonye ute Washington na Tshisekedi Neva yarameze nka ntaryamira aherekeza Habyarimana intuze bahana nari ifuti urumva ninde ahandi ifuti Habyarimana hari ifuti ntaryamira barasubwa mu ndege Neva wabonaga ari umuntu ukitsitsa cyane ku bintu bya Tshisekedi ni Tshisekedi waramplifiye muri Neva ariko yari akonje nabonye bari abantu bose uretse Perezida Kagame na Trump kumwenyura kwabo yewe na ntuza na Lorenzo ntiyamwenyuye kandi niwe Perezida wa African Union jewe nkavuga ngo tugiye gukoresha ubwo buryo bwo gusoma amafoto n'imivugire yayo ubona ko nubwo ntarasomera document yose neza dore ko ari amadokima menshi umuntu agenda asoma en segment uko ari segmenté yego cyeka ari diplomasi nyinshi giye mbona iriziki cyangwa ikintu kimeze nka optimism yabiriya bintu cyari gifitwe na Perezida Kagame na Trump kurusha umuntu wese kuko uko Tshisekedi yifotozaga urumva wabonaga harimo ikintu cyadute nyinshi cyane Neva nawe bamuha n'umwanya wo kuvuga ijambo avuga nk'imunota umwe kandi abandi bagiye bavuga igihe kirenze sinzi impamvu ariko birumvikana yumva afite uruhare mu ntambara ya Kongo bajya gusinya kaza ari indorerezi niyo complex yayigira ati ko giye urwana mbere kujya kumeza nanjye yabangahe nanjye ngushyiraho ntuze nukuvuga Neva uretse muri hotel yarayemo yavuye Washington ikaramu yidakoza akazi mu gihe abandi bavuye Washington ikaramu ikoza akazi banabitweretse mu biganza akoze kuba umuntu nka kuri vuga ndwana muri Kongo shampfusha benshi ukagenda urindorereze mu rugamba uvuga ko washoyemo abaturage bawe n'abasirikare urumva Neva ibyo yakoraga byose yaharaniraga high table ku gihugu cye nk'umuperezida wese high table ntiyayibona ahubwo high table ibona u Rwanda ashinja urumva ibona na Tshisekedi bagendana na Neva rero ko hatumirwa ni kimwe ariko Neva no kuba yaravuyeyo abona ko yarafite inshingano ziri passive zitari active kandi yumvaga ko ari active muri Kongo akarangiza abone agaragaye ko ari passive yahaba cyangwa ntanahabe ntagire ibyanga kandi rega buriya ibintu bya iriya protocol ya Washington ntabwo ujye ubona yuko imeze nk'irimo akantu ko kukwicira ijisho ngo nawe ushaka gucomeka uzacomeshya ku Rwanda mu bucuruzi cyangwa se kuri Kongo kuko nibo bari muri partnership urumva ubwo se kuba Neva yakweza nk'amakamyo ya zahabu 10 akumva umunyamerika aravuze ati aranyura muri rafinerie zacu ziri Kigali ubwo se Neva urumva niba rafinerie z'abanyamerika zitunganya ibintu zaba ziri Kigali Neva azavuga azanga kubicuruza n'umunyamerika niwe bijuru niho bizabicometse abantu bari bamaze nk'abari mu kimwaro rero bavuga ati nzajya kurugira mu Rwanda gute ibi bintu birangiye mugabo bisinye imipaka irafunze ubuse bana ndayifungura ndababurije bwa tuntu twose aho ikuro baba babiganiraho batari kuvuga uti ndategetswe byanga byakunda ariko nta yandi oya hari n'utuntu bakura Washington bateregashaho u Rwanda mubona ni Amerika burya muri aka karere ibyo bigira byose baba dukina batubona umuntu ushinzwe gushoza intambara ahantu n'u Rwanda ruhakana akaba ari uhabwa intebe y'imbere ega muri protocol babireba ariko ubona ko Perezida Kagame agenda imbere icyambere limuzine ya Perezida Kagame niwe hagurutse imbere kuri White House bajya muri iriya nzu basinyiyemo bazamuka ku maesikariye bajya ku gatuti Trump yari imbere Kagame ari imbere sibyo biriya byose urabireba bajya kuvuga speech habanje Kagame urumva Kagame ajya Washington yabonanye n'itsinda ry'abasenateri baba Republican kandi ni ishyaka rya Trump riri ku butegetsi ngaho mbwira nawe delegation ivuye Burayi ivuye Asia ivuye South Africa ivuye wherever urumva ije muri aferi za leta uyu munsi aferi za leta zabejo ariko waje gukandagira amakuru urumva umenya ko yabanje gucira usororo aho bicomekeye ubwo so urufata rusororo ntago watuza uravuga bati abana bantu twaje muri aferi ariko na system iri mu zindi game kuko abanyari amafoto ya Perezida Kagame ari Washington ifoto ziravuga nabonye abasenateri 5 ba Amerika bifashe imbere
amaboko imbere y'amapantaro biriya bifite icyo bisobanuye. Niba umuntu yifashe inyuma amaboko inyuma umenya icyo bisobanuye, yifashe ku mutwe avuga turiya muntu gutya, ariko bose barameze gutya, urumva bamuhaye icyubahiro bamuteza amatwi. Urumva none se Neville afata arayifite, Tshisekedi arayifite, yagiye mu itangazamakuru agiye ibintu byo kurangara gusa barangaza abantu, bari muri populism, abandi bari muri tekinike na politike na diplomasi, gutegwa amatwi n'itsinda ry'abasenateri bakomeye ba Republika bari ku butegetsi bwo kwa Trump, byensirwa nabo kwa Trump nyine. Urumva ni ikintu nacyo kiba gikomeye cyane. Mwege bagiye mu bigori undi ajya mu bigoye, nese ubwo ibyo byahurira he? Ngayo nguko muri make cyo kora nari inyotewe no kuko numvaga Trump ari bubereka ama video y'amafuti byandi byereka abandi ba president basuzugura. By the way, Trump yubase bano ba president ba muri Great Lakes kurusha abandi ba president n'abibura yajya yakira, kuko babibura yagiye bicaza imbere amena nk'abari mu kibura mwaka. Urumva simbizi iyi foto wabonaga Trump ni gitangaza. Trump yubashye bano bantu b'abanyafrika nubwo ari muri diruze mu rwego ki, none se ko Putin yamugurukije ibidege muri Alaska bikanamukanga. Urumva Trump afite ikipe imutegurira ama protocole, ariko impamvu nubwo utayimbajije Trump ni umucuruzi. Aravuga ati ubukungu bw'isi bugiye kwimuka buva mu burasirazuba bwo hagati muri petroli buza muri Congo, u Rwanda, Central Africa n'ibihugu byose na za Tanzania zifite amabuye y'agaciro. Reka jewe ntegurira igihugu cyane nka Amerika ikizatunga abanyamerika mu myaka 500 iri imbere. Trump yagomba gupfukamira abantu, urumva kuko azi ikintu abashakaho. Na Perezida Kagame yabisubiyemo ko kuza muri ino diro ni ubwende bwe ntawayimusabye. Utekereze kugira initiative ataye Ukraine, ubudiri ibaye dane imbere ya Ukraine mu buryo cyangwa ubundi, nubwo iyi diro tuyinenga byinshi. Ibya Putin ntibiratungana, cyo kora wenda muri Gaza hari cyo bagize gute, ariko izi ni protocole nini cyane zigaragaye muri White House cyangwa se nahe hose. Trump avuga ko yagezeho ziri mu ntambara nk'umunani cyangwa zinga yagerageje gukoraho, ariko ageze ku banyafrika kera yise ngo ni shit hole, ngo ni misarane, ngo niki byose yabakiriye mu cyunka abanyacyubahiro. Ibyo rero ni byiza, ariko Trump narinzi ko ari butangire kubona Tshisekedi akamureka video y'umuzarendo arya kaminzobe. Urumva nkabona ko aribona ndayishimiye, avuga ati nkubona wikoreye ibirayi niki kuko uriya niwe wikoreye ibirayi. Urumva nkabona afashe video ya President Kagame akavuga ati nakumvise mu mateka kera mu by'intambara, se iby'intambara tuzuru intambara, ariko Trump yubashye aba bose kandi ni byiza, ibyo ntacyo bitwaye. Mashari wanjye ndagushimiye, Imana iguhe umugisha, nukuri wakoze cyane. Amasaha aratujyanye, ndumva nagushimira. It's Friday, nizere kuri bunjyana. Oya no guta kunshimira ni byiza, nanjye ndagushimiye. Nongeyeho cyane. Nanjye ndagushimiye cyane pe. Ariko buriya butumwa mbonye hari inyuma ya Prince. Niho tugiye kubireba. Nibaze ko Mashari umunsi yansezeye mbere ko musezerera. Burya muzanabaze mujye mubyibazaho. Marisha wakoze cyane. Nari mfite byinshi ushakaje nyuma marito. Nukuri nyine yahemutse buriya. Ntabwo yahemutse. Tugiye yamemukiye. Ndagushimiye pe. Yatunokwesheje. Sawa rero urakoze. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe? Urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye? Ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye? Igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira? Namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Urashaka kuruhuka no kurara heza? Gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye.
abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 5655.